Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza inshuti bavandimwe mwe mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ibahe amahoro ndetse n'imigisha. Reka ngushimira amaze gukora subscribe hano kuri YouTube channel yacu. Imana iguhe umugisha kandi nawe utarayikora ngushishikarize kuyikora kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Ni muri rwa rugendo rw'ivugabutumwa turimo kwamamaza Yesu yamamare mu isi hose. Njyewe nitwa Emi, ntabwo ndi jyenyine uyu munsi ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho neza? Amahoro y'Imana bane namwe. Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye ko witabiriye buno butumire. Yego. Kandi umwami Imana ari kumwe nawe ubwo yagushyikije hano amahoro, afite ibyo yaguhaye kutugezaho. Ndagira ngo ngusabe utangire usenga Imana, hanyuma kugira ngo tuze Imana ituyobore muri kino kiganiro. N'amazina yawe ni karibu. Umurinzi wemenyesha igihe iwacu se ni muhero, ati ijoro ryijimye cyane uracyaha nyuma, ndacyabazi ibyaremwe byose bisubiza bitya biti, dore iyi si yakiza gushira hazindi horaho. Shayanima Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe ziri hejuru. Bibiliya iravuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba w'inyanja ukomeye, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga, abirusha amaboko, abirusha power, abirusha igitinyiro, abirusha byose. Turagushimiye ko waturamukije amahoro. Ntabwo ari njye jyenyine, n'abandi ku isi hose, mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu hari ababyutse bahumeka, harimo n'ababyutse batameze neza. Reka mbingingiye Imana kugira ngo ibagenderere, kuko ariyo nyiri ku nama no kumenya gutunganye. Mana, ni wewe utanga ubwenge bw'imigenzereze. Ndagushimiye kuri mu ruhande rwacu. Ngaho komeza udufashe, ubane natwe muri iki kiganiro, muri ubutumwa bwiza, muri iyi message. Imbaraga zawe zikomeze kuba mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu. Amen. Anitwa Mazimaka Jean Paul Museni. Ndashimira Imana ko ari Imana ihoza amarira. Ndashimira Imana ko ari Imana yomora ingoma, igaha umuntu ijambo ryo kuvuga yarari mu bihe byo kutavuga. Ndashimira Imana ko ari igitare cy'isungwa n'amahanga yose. Abababaye mwihangane, biravuga ngo mubabare n'abababaye, mwishimane n'abishimye. Jambo ryawe Mana ndarikunda cyane. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Rero mwese mudukurikiye, Imana ibaha umugisha, kandi uko mwagura ubwami bw'Imana, uko mugenda mukwana n'Imana, muvugana nayo, Imana ijye ibaha umugisha mu byo mutekereza gukora byose. Ahantu umugambi w'Imana wageze, ibintu byose birashoboka. Reka rero dusome ijambo ry'Imana usanga kwa Dogiteri Luka, igice cya 19. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere dusoreze ku murongo wa 5. Katwumve Pasiteri adusomere mu izina rya Yesu. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Luka igice cya 19 umurongo wa mbere. Haranditswe ngo nuko hariho umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro. Mukuru kandi yari umutunzi. Kandi n'umubosi, yari n'umukire. Ashaka kureba Yesu, agira inyota, agira ishyaka ryo kugira ngo yirebere Yesu, ngo amenye uko asa. Yashakaga kumenya uko Yesu asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Yabibashije kuko abantu bari benshi kandi yari mugufi. Arirukanka, afata gahunda yo kwiruka. Mumenye ko muri uru rugendo haba no kwiruka. ajya imbere,
arimo kwiruka ukajya imbere y'abandi, yurira umuvumu, harimo no kurira. muri uru rugendo habamo kurira, ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. yuriye igiti cyitwa umuvumu. hanyuma iki giti ngo akimaze kucyura, ngo yamaze kumenya amakuru y'uko Yesu agiye gutambuka aho ngaho. Yesu ahageze arararama. banza unyumve neza witonze mama, nubwo umaze igihe mu bibazo. banza unyumve neza witonze papa, banza unyumve neza witonze musore nawe mukobwa. Yesu ahageze arararama, aramubwira ati, Zakayo ururuka, vuba, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. haleluya, haleluya. ururuka kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. yururuka vuba amwakira anezerewe. Amen. yururuka vuba amwakira anezerewe. wacomeye n'umurongo ukurikiyeho, yururuka vuba amwakira anezerewe. so umurongo wa 6 twumva kuvuga. abantu bose banza wumve neza, babibonye barabyivovotera bati, abantu barabibonye barivovota. dorere, baravuga ngo dorere agiye gucumbika ku munyabyaha, agiye gucumbika kuri uriya muntu utakijijwe. maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, haleluya, haleluya. dore databuja, yego, umugabane wa 1/2 cy'ibyo ntunze, haleluya, ndabiha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimukubira 4. yeba bamana yanjye we, rekera aho ngaho. ndagira ngo mvuge kuri iri jambo mama, uryumve witonze papa, uryumve witonze musore. iri ni ijambo riremereye Imana impaye ngo nkugezeho muri aya matariki asoza umwaka. uyu mugabo yitwa Zakayo, yari umukoresha w'ikoro, cyangwa se bimwe tuvuga ngo porosebuteri, cyangwa se abasoresha nyine bariya baka imisoro. reka tuvuge ngo wenda ni nkuko wafata umuyobozi wa Rwanda Revenue cyangwa umuyobozi w'ibyiciro runaka ushinzwe kwaka imisoro n'amahoro. abantu bose bazi ko atari umukirisitu, abantu bose bazi ko ari umupagani. ariko Zakayo, yuko ukomeje ugasoma iki gitabo kivuga inkuru ziwe. uyu Zakayo ngo yari afite mugisha, yari afite abana, afite abagore, afite abaja, afite abajajabyi, akora ku mafaranga. ariko ikintu yari yarabuze ngo nitwa kimwe, yari yarabuze icyo bita amahoro mu mutima. niko byanditse, niko birivuga. hanyuma aba bantu bavugaga ngo agiye kurara ku mupagani, ndagira ngo ijambo ryumve neza witonze. buriya ijambo paganisi muzabaza ahantu ryaturutse. ijambo ryitwa paganisi. uyu munsi tuvugana elase enema tekoza. Zakayo yararemereye, ariko ngo amenye amakuru y'umugabo witwa Yesu utanga amahoro, Yesu utanga ingo, Yesu utanga akazi, Yesu wishyura minerivare, Yesu uha abantu ubwenge, Yesu wubaka ingo zigakomera, Yesu utanga agakiza mu muryango, Yesu utanga ubuzima. ngo aza kumenya ko hari umugabo witwa Yesu. ariko umunsi umwe one day ngo amenya ko Yesu ari bunyure muri uwo mudugudu agenda. Bibiliya avuga ngo abantu bose bari babimenye bashitse baje, kubera ko Zakayo ngo yari mugufi. hari ukuntu abantu bakurebera mu bugufi bwawe, bakabona ntaho uzagera, bakabona nta neza uzabona, bakabona nta gitangazo uzakira. reka ngutangarize icyo Imana ishaka ni ukuyubaha gusa. niyo mpamvu Daniel yaravuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Zakayo ngo afata umwanya aravuga ati mbaho uyu munsi nari kujya mu isoko, nari kujya kwaka imisoro n'amahoro, ariko ndabiparitse.
ngo azinga igitabo, amaze kukizinga ngo arakibika, ndetse ngo n'abayamuzanaga bavuga ati oya, uyu munsi ntabwo ndi bukore, ngiye kwirebera Yesu, uyu munsi ntibwakira amafaranga, ngiye kureba umwami. Hanyuma biravuga ngo aragenda, ngo ahageze biravuga ngo asanga abantu ni benshi. Erega ushobora kuba warahagurutse uje kureba Imana, ushobora kuba warahagurutse uje kureba Yesu, ariko inzitizi zikaba nyinshi. Hari abantu bakwitambitse, hari abantu bitambitse imbere yawe, hari abantu bitambitse ku mugisha wawe, hari abantu badashaka gutera imbere. Elate kotrasi nengone mora bifosi, hari abantu batifuza ineza y'Imana kuri wowe. Hanyuma ngo aragenda asanga abantu ni benshi. Bibiliya avuga ngo kandi yari mugufi. Rero ubwo bugufi bwawe abantu bagusuzugurira, nibwo Imana igiye kukwemerera. Imana nishimwe cyane kandi Imana nihimbazwe. Hanyuma ngo abantu bari benshi kandi Zakayo ari mugufi. Bibiliya avuga ngo arabyigana, ngo aratambuka, bose ngo abacaho, ngo ageze imbere yabo, n'ubundi bugufi bukomeza kumugora, ngo arurira. Haleluya! Wakuriye mu bitekerezo, ukazamura ibitekerezo, ntukangwe n'ibyagucitse, ntukangwe n'ibyo wahombye, ntukangwe n'ibyagiye mbere, ukurira ukareba ibintu wasumba, ibyo byakwitambitse ukareba kuntu wabisumba ukazamuka, kuko Imana nutera intambwe imwe izagutera 99. Imana nikubwira ngo iki, ujye wumva icyo Imana ivuze. Zakayo ngo arurira ajya mu giti cyitwa umuvumu, ngo agezemo aricara aratuza. Ako kanya hari abantu benshi bari bakurikiye Yesu, abakobwa bishakira abagabo, abagore bafite ingo zasenyutse, yewe abashakaga Yesu ni benshi, ariko ntago bamushakaga ku buryo bwo gukizwa, ahubwo bashakaga ya mikati, bashakaga kabagaburira, bashakaga kabubakira ingo, bashakaga kabakorera ibitangaza. Ariko Zakayo yagiye kureba Yesu. Haleluya! Afite umutima wo gukizwa, afite umutima wo guca bugufi, afite umutima w'ibintu ashaka kureka. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu, haleluya, haleluya, bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Amaraso ya Yesu yogejwe ate abanduye imitima yabo, timukererwa ubwo mutebuke mwezwe imitima yanyu neza. Aleluya! Imana ishimwe cyane. Ngo Yesu ahageze, umva Yesu ahageze, aho Yesu yageze abantu bavuga amagambo, aho Yesu yageze abantu baratangara, aho Yesu yageze imbaraga z'Imana zirakora, aho Yesu yageze abantu baguha icyubahiro. Ngo Yesu ageze aho Zakayo ari, Bibiliya yatubwiye ngo arararama, amuhamagara mu izina, aramubwira ngo Zakayo, Zakayo, ururuka. Bibiliya avuga ngo Zakayo yururuka vuba anezerewe. Ntabwo Zakayo yarazi ko Yesu yamuhamagara. Abari baraho bari benshi, hari abakire, abafite amamodoka, abafite amafaranga, abambaye neza, hari ingeri zose. Ariko Yesu yirebera Zakayo. Imva Zakayo nteze amatwi, abantu bari baragutaye, ariko kubwo gushaka Yesu, kubwo gushaka kumwirebera, Imana ije kukwiyereka. Kubwo gushaka kumwirebera, ukamushakana umwete wose n'umutima wose n'ibyiringiro byose, Imana ije kukwiyereka. Biravuga ngo Zakayo arururuka, ngo akigera hasi abakene baravuga ati ngaho rero ubu ngubu yigiriye ku mukire, twega abakene araduhakanye, ubu ngubu nta kundi dupfiriye mwaho. Hanyuma Zakayo ngo azamura ijambo rikomeye, haleluya, ngo abwira umwami Yesu, aramubwira ngo mwami, kimwe cya kabiri cy'ibyo ntunze ndagiha abakene bari hano. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro, ndagiha abakene bari hano. Hanyuma ikindi kandi, haleluya, 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 n'abantu nambuye, abantu mfitiye amadeni ndabakubira inshuro enye nabo bagubwe neza. Hanyuma abantu ngo baratangira bati koko wa muntu witwa Zakayo arakijijwe n'umuntu w'Imana. Hanyuma ngo abantu batangira kwivovota. Erega Yesu nazi wawe, hari abantu bazivovota. Yesu nakugeraho, hari abantu bazivovota. Yesu nagera mu rugo rwawe, abantu
abantu bazivovota bavuge ngo ahageze ate, bavuge ngo yabikoze ate. Yesu nagera mu bana bawe ibintu bizikora. Yesu nagera ku mugabo wawe Imana izamuha agakiza. Yesu nagera ku mugore wawe Imana izamuhindura. Abantu batajya batedorere none se agiye kurara ku munyabyaha, bishoboka bite ko yara ku munyabyaha? Hanyuma rero reka nkubwire, bavuga batavuga, bagusebya batagusebya, bavuga ibyo bashatse, nta kizakuraho icyo Yesu yagambiriye ku buzima bwawe. Niba yavuze ngo uyu munsi ndarari wawe, ndakwifuriza ko Yesu uyu munsi yarari wawe akagusura. Niyo wasuwe n'umutware w'icyubahiro, ibintu byose birahinduka. Ndashimira Imana ko intanzira itangazo muri aya masengesho 21 turimo, yuko uyu munsi wa 17 yuko hari ibintu bigiye gukoreka, bigiye kubaho. Yesu akazi wawe, kandi nahagera indwara zirakira, nahagera iyo kanseri irakira, nahagera uwo mugongo udakira urakira, nahagera ayo maso yawe arakira, nahagera umutwe wanze gukira urakira. Imana ishimwe cyane kandi Imana ibihimbarizwe. Ndagira ngo ngusengere wewe wari ukeneye, wari ufite icyifuzo cyuko Yesu yaze wawe. Reka nkubwire, wishyire mu mwanya wa Zakayo. Yego urakomeye nibyo, amafaranga urayafite pe, utuye n'ahantu heza, ugenda no modoka nziza, ariko wabuze amahoro. Fata umwanzuro umere nka Zakayo. Abana bawe babaye inzerereza, birirwa birukanka, bamwe bari mu magereza, abandi barafunze kubera ikigare birirwamo. Fata umwanzuro mwiza. Tewo niwe warimbye ngo fata umwanzuro w'ibikurushya, fata umwanzuro, fata umwanzuro w'ibikurushya, fata umwanzuro w'ibikurushya, fata umwanzuro uvuga uti Yesu. Bavuga ko ukora ibitangaza, bavuga ko ukora imirimo ikomeye, nanjye ndafashe umwanzuro, ndashaka kukwibonera, ndashaka kukwibonera. Ntabwo nkeneye abandi ndumva ashaka guhura nawe. Zakayo yahuye na Yesu araruhuka, ndetse Yesu ajya no kurara mu rugo rwa Zakayo. Ndagira ngo nkusengere, ufishe umwanzuro se, urumva warara wakiriye Yesu akagusura iwawe mu mutima, ukakira agakiza. We wari waraguye, Yesu akarari wawe, ukirengagiza ibyo urimo. Paulo niwe wavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ibyari ndamu yanjye nabihinduye, nabibonye nk'igihombo kubwo kuronka Kristo. Yesu mufite, ufite byose. Kangusengere, Mana ushobora byose, hiri nama tekoze engone, ushobora byose, witwa ndiho Jehova Jire, Jehova Nisi. Ndasenze kugira ngo uyu mubyeyi ugukeneye akubone, uyu mugabo ugushaka akubone, uyu musore ugushaka nakubone. Uyu munsi barakwiteguye Yesu, bayiteguye kuri burare mu mitima yabo, uyiteguye kuri burare mu ngo zabo, ugakemura ibyanze gukemuka, ugakuramo impaka zananiranye, ugakuramo ukishura ya madeni mu izina rya Yesu. Uyu muntu urimo uvuga ngo ideni rimaze igihe kinini ryarananiye, mukorera igitangaza bakibone. Urakoze ko wumvise gusenga mu izina rya Yesu, amen. Ushaka gusengana nanjye wakwandika kuri 078 59 83 09. Iyo niyo nomero ya WhatsApp. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mugubwe neza, amen.